Uwiteka Mana ikomeye, Mana isumba byose, nyaguhora ku ngoma Mana yacu, tukuzamuriye icyubahiro muri iki gitondo. Waturinze tubyutse turi bazima, nta gikuba cyaduciyemo, umuryango wose turi bazima. Oh haleluya, himbazwe nyaguhora ku ngoma. Ntacyo twatanze ngo tube turiho, hari abavuye mu mubiri, twe turacyahumeka. Waduhaye kurama Mana, uhabwe icyubahiro, turamire kuguhesha icyubahiro. Utweze udutunganye, udukureho umwanda wose, uturinde tutagucumuraho umunsi wose turi mu biganza byawe Mana. Uturinde umubu atadukoraho, atadusiga icyasha, atatwanduza. Amaraso ya Yesu Kristo adutwikire mu izina rya Yesu Kristo. Icyatwanduza cyose ngikubitiye kure. Amaraso ya Yesu Kristo atwikira abana banjye, atwikira umuryango wose, atwikira igihugu cyacu, atwikira akazi kanjye, icyo nkoraho cyose kimbere cyiza. O Mwami Mana, ukurikira ijambo ryawe ukarisohoza. Waravuze mu ijambo ryawe muri Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, ngo hahirwa ukwiringira, uwo azahwana n'igiti giteye hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Data mu kuboko kwiza uyu munsi, Mwami Mana, ndakwinginze ibyo nkozeho bigende neza. Ndaguhendahenda Mwami Mana, hagurukira ibimpagurukira, rwanya ibindwanya mu izina rya Yesu Kristo. Rwanya ibirwanya abana banjye mu izina rya Yesu Kristo. Rwanya ibirwanya umuryango wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye Satani mu kazi kanjye, nirukanye Satani mu muryango. Ndatwika imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika imbaraga mbi z'ibihombo mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye dayimoni w'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye dayimoni y'ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye dayimoni yose yancumuza mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye dayimoni yacumuza abana banjye mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye dayimoni yacumuza umuryango wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ubwami bw'Imana muri njye, mpamagaye ubwami bw'Imana muri njye. Data wa twese, ubwami bwawe nibuze muri twe. Ubwami bwawe bukora ibitangaza, ubwami bwawe bukora ibikomeye. Ngwino uganze, ngwino ukore, ngwino ukize indwara muri nge, ngwino ukize indwara mu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni y'uburwayi ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye amagara mazima, mpamagaye ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga z'abarozi, ndafunga inzira zose za Satani yanyuramo ashaka kundoga mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunga inzira zose za Satani zizana impanuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunga inzira zose za Satani zizana ibyago mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika, ndakongora ibikorwa bya Satani, ndasenyera Satani mu izina rya Yesu. Satani ndagutwitse n'abadayimoni, n'umuriro w'Imana, n'umuriro w'Imana ndagutwikisha amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ndatwika ikitavuga Imana cyose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mbi zose, imbaraga z'umwijima ndazinanije, imbaraga z'umwijima zinaniza gusenga ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zinaniza gusoma ijambo ndazitwitse mu izina rya Yesu. Ndatwika, ndakongora inzira zose za Satani zimbuza kugera aho nkwiye kugera mu izina rya Yesu. Binyitambitse imbere ndabivunaguye, ndabicamo kabiri mu izina rya Yesu. Bimbuza kugera mu masezerano ndabitwitse, ndabicagaguye mu izina rya Yesu Kristo. Ndinjira mu masezerano yanjye, ndinjira muri promosiyo yanjye, ndinjira mu kazi kanjye, ndinjira mu mugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndinjira mu mahoro
yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni w'agahinda ndakwirukanye ndagutwitse mu izina rya Yesu. Ibimpagurukiye byose mbitwikishije umusaraba mu izina rya Yesu Kristo. Ibihagurukira umuryango byose mbitwikishije umusaraba mu izina rya Yesu Kristo. Ibihagurukira igihugu cyanjye ndabitwikisha umusaraba mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ugote, umuriro w'Imana ugota igihugu cyanjye, ugota abana banjye mu izina rya Yesu. Ngende mbona ibyiza, tubona ibyiza mu gihugu cyacu, tubona iterambere mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana yacu, ijambo ryawe riratubwira ngo abantu bawe bitiriwe izina ryawe nibaca bugufi bagasenga, uzumva uri mu ijuru ubakiriza igihugu. Kandi hari igihe wafunga n'imvura ngo nayo uzayifungura. Uwiteka Mwami Mana, ngo hari igihe wateza na mugiga ngo nayo izakurwaho kubw'amasengesho, kubw'amasengesho gusenga muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Buri ndwara yose, buri muzi w'indwara wose ndawurandura mu izina rya Yesu. Amagara mazima, ntamagaye amagara mazima ku bantu mu izina rya Yesu. Mpamagaye ibyiza mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ubwami bwaho buri byose urabihamagara bikaza bikakwitaba. Uwiteka Mwami Imana, tuguhaye icyicaro Uwiteka mu mitima yacu, nguzegwe muri twe Uwiteka mu gihugu cyacu. Mwami Imana, tugende duhura n'ibyiza gusa. Uwiteka Mwami Imana, ifeza n'izahabu bitwirukeho biza kureba umwami muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Nta kubabara, nta gahinda, nta byago, nta gupfusha dayimoni y'urupfu ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo, ndakuranduye mu izina rya Yesu. Karande yose ndayicagaguye mu izina rya Yesu, nyikuyeho mu izina rya Yesu. Nkurikiza indwara z'inkurikizi zose ziranduye mu izina rya Yesu Kristo. Urupfu ndarurandure mu izina rya Yesu. Ibyago byose ndabiranduye, yo karande yose ndayiciye mu izina rya Yesu. Ndatwika ndakongora ibicaniro byose byacaniwe bitavuga Imana mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana aribwo buganza. Amahoro yawe Mana arenze uko umuntu yayatekereza, asesekare mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi wose utubere mwiza, umunsi wose ube wo guhura n'amasezerano mu izina rya Yesu Kristo. Sinzapfa nzarama kugira ngo namamaze ishimwe ryampamagaye. Uwiteka Mwami Imana, ingororano utanga ku muntu wakubashye. Uwiteka Mwami Imana, nk'uko ijambo ryawe rivuga mu Migani 22 ku murongo wa 4, ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Nakiriye ubukire mu izina rya Yesu, nakiriye icyubahiro mu izina rya Yesu. Singomba kuba insuzugurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe niko rivuze. Ubugingo buhoraho ndabwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ngomba kugubwa neza, abana banjye bakagubwa neza, igihugu cyanjye kagubwa neza, nta byago nta ntambara mu izina rya Yesu. Icyaduhagurukira cyose kibe nk'ingabo za Senekarebu mu izina rya Yesu Kristo. Kibe nk'ingabo za Farawo mu izina rya Yesu Kristo. Ndohera imuhengeri imbaraga zose zirwanya igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ndazohera imuhengeri, ndazohera imuhengeri mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri Imana yakoraga kera, n'ubu urakora, ntujya usaza, ntujya uhinduka. Uwiteka ngwino ukora ibitangaza muri twe. Uwiteka ngwino dukoreshe tukweguriye imitima yacu. Ngwino ugaragare, ngwino ugaragaza imirimo yawe nk'uko wabanye na Pawulo na Sila ari kubana natwe. Uwiteka Mwami Imana, ndakwinginze ndaguhendahenda nk'uko wabanye na Elisa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, mukoresha ibitangaza. Ngwino ukora ibitangaza hagati muri twe, ngwino ukora imirimo itangaje muri twe. Turakwinginga Nyaguhora ku ngoma,
twemeye ibyaha twakoze byose, turabyihanye dukubitiye kure mu izina rya Yesu Kristo. Ntituzongera mwami Imana, ahubwo twimitse ubwami bwawe, imbaraga zawe nyagasani zize zikorane natwe. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, turakwinginze nyaguhora ku ngoma, wowe urebera hose icyarimwe. Uwiteka mwami Imana, aho tutari kumwe n'abana bacu, uhane nabo Mana, ni wowe ubarinda, ubarinda aho bari hose, ubaha ubwenge, ubarinda icyaha mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yacu tutari kumwe, ubane nabo Mana, ubagirire neza, ubarinde icyaha kibe kure, dayimoni yose yabegera ndayitwitse mu izina rya Yesu, mbagotesheje umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ndatwika umudayimoni w'umujinya mu izina rya Yesu Kristo, ndatwika umudayimoni w'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo, ndatwika buri dayimoni yose azana icyaha ku muryango kuri twese mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubura, ndasenya ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, Mana nziza, ndakwinginze kugira ngo umpishurire, yaba ari icyaha kinsigayeho na gito, niteguye kukihana no kukireka mu izina rya Yesu Kristo. Nkaba uwera nk'uko wera, ijambo ryawe niko ritubwira ngo tubabera nk'uko wera, nk'uko turamya tumwita data. Umwana akwiye gusa na se, ndashaka gusa nawe, ndashaka kuba umwana wawe ariko ndi koko. Uwiteka mwami Imana, ndashaka kureba mu isi ukambona ukanyishimira, ukareba mu isi ukabona igihugu cyanjye. Mwami Imana, mbwira icyo nshakaho cyose ndagikora, niteguye gukora icyo nshakaho cyose, nawe ubwami bwawe buze muri njye. Icyo nicyo nshaka mwami Imana, ubwami bwawe buze bukore, ubwami bwawe buze bukize indwara, ubwami bwawe buze buhagurutse ikirema. Oh haleluya! Ubwami bwawe buze buhumura impumyi. Oh haleluya! Ibitangaza byawe bigaragare. Wata mwiza, tubwire icyo dushakaho cyose, twe twiteguye kugikora. Nawe ukaza ukabona umwanya muri twe, nawe ukaza ugakora imirimo n'ibitangaza muri twe. Nyaguhora ku ngoma we, turakwinginze, turaguhendahenda. Isengesho ryiza ni ryo kwinginga, turi ku mavi turakwinginga, ku manywa na nijoro turaguhendahenda. Mwami Imana isumba byose, Mana ikomeye, tweze rwose mwami Imana twishimire, duhe umwuka wawe wera. Uwiteka ngwino uganze, urashaka aho ukorera, natwe turakwemereye. Oh ndaje mwami Imana, ntuma aho ushaka hose, uko ushaka kose, unkoreshe mwami Imana, unkoreshe imirimo n'ibitangaza. Abanyabyaha baguhindukirire, nibabona imirimo yacu myiza. Uwiteka mwami Imana, nibabona ibitangaza wakoze, nibabona uburyo wakijije indwara, nibabona uburyo wahumuye impumyi, nibabona imirimo n'ibitangaza, nibabona uburyo abadayimoni bahunga, mwaze nyagasani baguhindukirire. Nicyo ngusabye mwami Imana, nicyo nshaka mwami Imana, data mwiza. Pawulo na Sila birukanye dayimoni, abantu barahindukira. Pawulo igihe yirukanaga indwara, abantu benshi baraguhindukiriraga. Mwami Imana n'ubu uracyakora. Data mwiza, ngwino udukoreshe, ngwino ukore imirimo yawe, ngwino ukorere muri twe. Turaguhamagaye, turagushaka, turashaka ubwami bwawe ngo buze bukore, buze buganze. Mwami Imana uragahora ku ngoma, uri Imana yumva gusenga, uhora utwumva iteka, uhora udusubiza iteka. Tugiye kubona ibyacu twari twarabuze, iby'umwanzi Satani yari yaratunyaze, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubona amafaranga twari twarabuze, kuko umwanzi yari yarayamize. Mu izina rya Yesu turayabohoje, mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubona imirimo myiza iva
mu maboko yacu, ibyo dukora byose bitubera byiza. Data uturemeye amashimwe, Data uragahora ku ngoma, Data ukijije indwara hagati muri twe. Oh haleluya Mwami Imana, uzuye ibyacu byari byarapfuye. Mwami Imana turagushimye. Oh urakoze Data mwiza, udushizeho uburinzi. Oh haleluya Data ushimwe, nta kibi turi bwikange, kuko Nyagasani utwumvise, wumva gusenga kwacu, uhora utwumva iteka. N'ubu uratwumvise, n'ubu uratugendereye, ukoze imirimo n'ibitangaza, ibyaha birahunze mu izina rya Yesu Kristo. Satani arahiye, Satani arahunze mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana uramutwitse, umuriro w'Imana uramufashe mu izina rya Yesu Kristo. Byaduhigaga birahunze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buraganje muri twe. O uhoreho, wogera iteka. O Mwami Imana, izina ryawe rirogeye, izina ryawe rirasingijwe mu isi yose. Mwami Imana, ibitangaza byawe birakoretse. O haleluya, urogejwe muri twe, urogejwe aho tunyura, urogejwe mu gihugu cyacu. O Mana yacu, uhabwe icyubahiro. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kubw'uburinzi bwawe, urakoze kubw'urupfu dukuyeho, urakoze kubw'indwara dukuyeho, urakoze kubw'ibyacu ugaruye, urakoze kubw'ubutunzi uduhaye burahiherereye tutari tuzi, ariko uyu munsi tukaba tugiye kugenda tubibona, dukubitana nabyo, tubona amahirwe gusa, tubona ukuboko kwawe kwiza ugendana natwe Mwami, tubona ukuboko kwawe kwiza ukora ibitangaza. Oh haleluya, urakoze Mana yacu, urakoze uragahora ku ngoma, izina ryawe nirihore rishyizwe hejuru. Mwami Mana, natwe tukwiziritseho, nituzava ku birenge byawe, nituzava ku huri, tuzahora tukwikomejeho, tuzahora tugusingiza, tuzahora tugusenga. Ngaho dukomereze ku musaraba iyi minsi yose yo kubaho kwacu, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.